hari rimwe mu matungo azwi kubera ubwiza bwaryo, ubwenge n'ibindi byinshi abantu barivugaho. Imigani myinshi itandukanye mu bihugu bitandukanye nko mu burasirazuba bw'isi, mu bihugu bitandukanye byizera bifite imyizere ya Buddhism, barifata nk'ikimenyetso cy'uburumbuke, ubwiza ndetse n'igikundiro. Muri Afurika by'umwihariko nko mu Rwanda, rifatwa nk'ikimenyetso cy'ubuhanga, ubwiza ndetse n'umuvuduko. Uzumva umunyarwanda akubwiye ngo n'uwanga urukwavu ntayobeye ko ruzi kwiruka. Ku byerekeye ubuhanga bwo, bari bararwise amazina atandukanye nka Bakame ndetse n'ibindi. Uzumva imigani yo mu Kinyarwanda ya kera ivuga ubwenge bwa Bakame, wenda n'impyisi cyangwa se indi nyamaswa yose. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku byo baruvugaho, tugiye kureba ubworozi n'inyungu runaka ziri mu korora inkwavu. Ubworozi bw'inkwavu cyangwa se ubworozi butandukanye ni isoko y'ubukungu no kwihaza mu by'ibanze dukenera ku mafaranga. Uyu n'undi muryango ukingutse, kingura idirishya turebe ibiri inyuma. Ndishimwe Joseph ugereranyije n'andi matungo. Korora inkwavu ni umushinga udakorwa n'abantu benshi, ariko ukenerwa n'abantu benshi. Reka turebere hamwe uburyo runaka watangira kwiyororera inkwavu. Inkwavu ni itungo rigufi ridasaba ibintu byinshi kuryitaho. Inkwavu zitanga umusaruro cyane cyane w'inyama, zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi. Uretse gutanga inyama kandi, inkwavu zitanga amafaranga y'ifumbire nziza yakoreshwa mu buhinzi. Abantu benshi boroye inkwavu mu Rwanda usanga babikora ku buryo butari ubwa kinyamwuga. Birashoboka ko wenda nawe waba ushaka kubikora mu buryo butari ubwa kinyamwuga, ariko ikisumbuye wabikora mu buryo bwa kinyamwuga. Wakwibaza uti cyangwa ukambaza uti kuki inkwavu ziri mu matungo meza yo korora? Inkwavu ziri mu matungo atagorana kuyitaho. Korora inkwavu ntabwo bisaba igishoro kinini, amafaranga ufite yose yatangiza umushinga wo korora inkwavu. Inkwavu ntizigora kuzubakira. Ikindi, inkwavu zororoka vuba kandi zigakura vuba. Inkwavu zitanga inyungu ku bazorora, kandi umushinga wo korora inkwavu uri mu mushinga yunguka vuba cyane. Inyama z'inkwavu zifite intungamubiri nyinshi utasanga mu zindi nyama. Ese urebye muri make, ni umushinga utanga amafaranga kuriye korora inkwavu. Ukavuga uti ni ubuhe bwoko bw'inkwavu nakorora? Mu Rwanda haba amoko menshi y'inkwavu, ariko ay'ingenzi yo korora mu Rwanda nayakurikira. Hari inkwavu zo mu bwoko bwitwa New Zealand. Ni urukwavu rufite ubwoya bwera ku mubiri hose, rugira amaso yijimye n'ibara ritukura. Urukwavu rwo muri ubu bwoko rukuze rushobora gupima hagati y'ibiro 4 kugeza ku biro 4 n'igice, kandi urukwavu rumwe muri izi ngizi rubyara ibyana hagati ya 6 ndetse na 7. Inkwavu zo mu bwoko bwa New Zealand zishobora gutanga umusaruro ushimishije cyane w'inyama. Izindi nkwavu ni inkwavu z'inyarwanda. Ubwoko nyarwanda bugira amabara atandukanye, ntibukunze kurenza ibiro 3 gusa, ariko bushobora kurwanya indwara nyinshi kandi bumenyeye ikirere cy'u Rwanda. Hari ubundi bwoko bw'inkwavu bwa gatatu zitwa inkwavu za California. Ni urukwavu rw'umweru rugira amabara y'umukara ku matwi, ku maguru, ku murizo no ku munwa. Uru rukwavu rwo muri ubwo bwoko rubyara abana bari hagati ya 7 ndetse n'8. Ikibazo kindi gishoboka ni ibihe biryo cyangwa ibintu by'ingenzi waha inkwavu. Inkwavu ntago zigora kuzigaburira kuko zirya ibiryo bike, kandi hafi ya byose ibiryo bitandukanye inkwavu zirabirya. Uyu ni umworozi w'inkwavu, aradusobanurira ibiryo bitandukanye inkwavu zishobora kurya. Iyo urukwavu ruvutse ruronka nibura iminsi. Sobanukiwe neza kandi ushaka umushinga mwiza mu by'ubworozi, ubworozi buringaniye bw'ingenzi wakorora ubu ngubu ni urukwavu. Inkwavu zishobora kororwa. Ndishimwe Joseph Maripasi. Home Golden White, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White. Tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane. Tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid
body soap, ayifu, powder soap, nakomeye solid soap ndetse na shampoo. Nimutugane, amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarunda 822338. Wow, Home Golden White ubaye igisubizo ku banyarwanda.